Red Blue JD. Abazi urukurikirane rw'ibihe bibanziriza Pasika mu Bagatolika bazi ko mbere yo kwinjira mu cyumweru bita igitagatifu habanza kuza icyumweru bita Dimanche de Ramos cyangwa se icyumweru cy'amashami. Kuri iki cyumweru bazirikana ukuza kwa Yezu cyangwa se Yesu i Yerusalemu ubwo yakirwaga nk'umwami w'Abayahudi yicaye ku cyana cy'indogobe. Yerusalemu wari umurwa mukuru wa Dawidi, ni naho habaga ingoro nkuru y'Imana, ari naho abahereza bitambo bakuru b'umuryango wa Isirayeli babaga. Bibiliya ivuga ko Yesu akimara kwinjira mu murwa yahagaze maze ngo akagaragaza agahinda mu maso. Bamubajije ikibazo agize ngo asubije ko yitegereje ubuhangaje n'ubwiza uyu murwa wari ufite, maze abwira abari aho ko uwo murwa uko bawubona ngo wendaga kuzasenyuka, ntihagire ibuye na rimwe risigara rigeretse ku rindi. Bishoboke ko ntawasobanukiwe ibyo yashakaga kuvuga muri icyo gihe. Gusa Yerusalemu icyo gihe yari ituwe n'abantu bishushanyaga berekana ko bakomeye mu by'imyemerere, nyamara ngo kubaha Imana ntibyabarangwagaho. Ibyo Yesu yavugaga byo gusenyuka kwa Yerusalemu nibyo byabaye mu myaka 70 nyuma y'ivuka rye. Ingabo z'umwami w'abami Titus zaje Yerusalemu zisenyuye umujyi, zirawararika ndetse n'ingoro y'Imana zishyira hasi nk'uko ubuhanuzi bwa Yesu bwabivugaga. Abaromani bari bagifite ubuhangaje mu Burayi no mu bice bitandukanye byo mu butayu bwo mu burasirazuba bwo hagati, nibo basenyuye umurwa wahoze uyobowe na Guverineri Pilato waciriye Yesu urubanza. Abaromani batangiye kwirukana Abayahudi kuri ubu butaka bwabo bari baratuyeho igihe kirekire, batangira kunyanyagira hirya no hino. Igice kinini cy'Abayahudi cyagiye mu bice bitandukanye bikikije inyanja ya Mediterane, abandi benshi bajya mu bihugu bitandukanye by'Uburayi. Abayahudi bose aho bava bakagera kugeza mu kinyejana cya 18 bari bagize icyo twakwita diaspora ya Kiyahudi, ariko nta gihugu kavukire bakifiteho uburenganzira. Aho bari baherereye hatandukanye bagiye bagira ibihe bitandukanye byiganjemo itotezwa. Kugeza mu kinyejana cya 18 abaturage b'Abayahudi bari bamaze kuba benshi bitangaje mu bihugu bitandukanye by'Uburayi. Ibitotezo byabakorerwaga ngo ntibyahawe agaciro kugeza ubwo bamwe muri bo bafashe umwanzuro wo gutangira inkubiri yo gushaka gutahuka ku butaka bw'abasakuruza babo, ariko bwari butuwe n'Abarabu batavugirwamo uko biboneye. Ntibyari byoroshye kurota ko wasubira ku butaka bwahoze bwitwa Isirayeli ya kera, icyo gihe bwitwaga Palestine, bwari bufite ba nyirabwo. Igitambo cy'Abayahudi barenga 6,000,000 bazize jenoside yakorewe Abayahudi ikozwe n'Abanazi cyatumye amahanga afunguka amaso. Umuryango w'abibumbye umugisha icyifuzo cyo gutaha ku butaka bw'abasokuruza b'Abayahudi, nyamara gukemura iki kibazo byari bigiye gutangiza ikindi kibazo kinini cyane na n'ubu kitarabonerwa umuti. Muri iki kiganiro turagaruka ku ivuka ry'igihugu cya Isirayeli. Isirayeli ya none, izina ryahawe umukurambere w'Abayahudi Yakobo kera, ari we imiryango 12 y'Abayahudi ikomokaho. Ntiwavuga igihugu cya Isirayeli utavuze Abayahudi. Bagize amateka maremare yiganjemo ibyago bibiri yihuza n'imyitwarire yabo ngo yatumye bamara igihe kirekire ku butaka butari ubwabo. Nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Iki ni ikiganiro Umurage n'Amateka. Ikaze mu mateka y'igihugu cy'ubwoko bw'Imana bwamaze hafi 2,000 by'imyaka bunyanyagiye mu bihugu by'amahanga, nyuma bukaza kugaruka ku butaka bw'abasokuruza babo. Nyamara ubu bwoko ntitwavuga ko butuje nubwo bwicaye ku butaka bw'abasokuruza babo. We are an ancient people. Turi ubwoko bwa kera. We date back nearly 4,000 years to Abraham, Isaac and Jacob. Twakomotse kuri Abraham, Isaac na Yakobo mu myaka 4,000 ishize. We've overcome the greatest of adversities. Twanyuze mu bihe byinshi kandi dutsinda ibibazo twahuye nabyo. Sovereign state in our ancestral homeland, the land of Israel. Twongeye kubaka igihugu ku butaka bw'abasokuruza bacu, butaka bwa Isirayeli. Urugendo rwa Isirayeli rwatwigishije ibintu bibiri: Never give up hope, kudatakaza icyizere na rimwe, ndetse no guhora turi maso. Hope charts the future. Benjamin Netanyahu ni umugabo uyoboye ihanga rifite amateka maze ibihumbi hafi 5 by'imyaka. Ni rimwe mu mahanga rifite amateka azwi cyane kubera ko rishushanya amahanga yose mu myizerere ya benshi. Benshi biyitirira iri hanga bakiyita Abayisirayeli bashaka kuvuga ko n'abari ubwoko bw'Imana, nyamara iri hanga ryonyine rifite amateka yaryo yihariye kandi maremare. Mu kinyejana cya 18 Abayahudi bo mu gihugu cya Polonye nibo bari benshi kandi banashabutse cyane.
bimwe mu bihugu byo mu Burayi byatangiye kwijundikaho ubu bwoko bwari butangiye gukwirakwira hose ndetse bamwe bakabushakamo impamvu z'ibitagenda byose mu bihugu byabo. Kuva mu myaka ya nyuma y'ikinyejana cya 18 gishyira ikinyejana cya 19 ibihugu byinshi byo mu Burayi byari bimaze gutera imbere mu bitekerezo byo kwimakaza bene igihugu babyo, ari nako ibitekerezo byo kurwanya abayahudi mu bihugu by'u Burayi byari birimo gukura cyane. Muri icyo gihe abayahudi bamaze kubona ko bari guteragiranwa hirya no hino, bashinze umuryango bawita Sionisme, biturutse ku izina ry'umusozi witwa Siyoni uri i Yerusalemu aho bitaga ubutaka basezeranyijwe kuva kera. Uyu muryango nawo wari uhujwe n'ibitekerezo byo kuzataha ku butaka bw'abasekuruza b'abayahudi. Ubutaka icyo gihe bwari mu gihugu cya Palestine. Icyo gihe nta gihugu cyitwaga Israel cyari ku ikarita y'isi. Gushyiraho umuryango wo guhangana n'inkubiri y'urwango rwagirirwaga abayahudi rwitwaga anti-juif cyangwa se antisemitisme byazanywe n'umuyahudi witwaga Theodor Herzl. Uyu yitegereje urwango abayahudi bakorerwaga mu Burayi bwose, ahereye ku Bufaransa aho yabaga, maze asanga hatabayeho igitekerezo cy'ubuhungiro bwabo bazashira burundu. Yashinze umuryango w'abasioniste baharanira kuzataha Isiyoni, ndetse mu mwaka w'1897 haba inama mpuzamahanga ya mbere yahuzaga abasioniste bose ku isi. Herzl yabaye perezida w'uyu muryango kugeza mu mwaka w'1904, umwaka yapfiriyemo afite imyaka 44 gusa. Nubwo yapfuye urugendo yatangije ntaho ruragera, igitabo yari yaranditse yise igihugu cy'abayahudi cyangwa se l'État des Juifs cyakomeje gucengeza mu bayahudi ibitekerezo byo guharanira kuzataha iwabo. Theodor Herzl yasize ahanganye n'abayahudi bari bafite imyizerere ya kiyahudi ya kera, Judaisme orthodoxe. Bavugaga ko gutaha ku butaka bw'isezerano bidakwiye mu gihe cyose umucunguzi cyangwa se Mesiya wabo basezeranyijwe n'ubuhanuzi ataraza ngo agobotore ubwoko bwe ku ngoyi bari bariho icyo gihe. Aba bafite imyemerere ya Judaisme orthodoxe na n'ubu baracyategereje umucunguzi Mesiya utari Yesu. Abasioniste ku ikubitiro ntibavugaga ko bifuza igihugu nyacyo, kuko muri Palestine aho bifuzaga hari hayobowe n'ubwami bwa Ottomani bw'abayisilamu, bityo ntibagaragaze ko bashakaga igihugu, ahubwo ko byaba bihagije bahawe uburenganzira bwo kuba muri icyo gihugu cy'abasultani nta nkomyi, nta hohoterwa ribakorerwa rya hato na hato. Abasioniste bari barabibonye ko inzozi zabo zitari kuba impamo batabanje kureba uburyo ingingo eshatu zishobora gushoboka ngo zemerere ihanga kuzashinga igihugu cyaryo cyihariye. Ingingo ya mbere ngo ari uguteza imbere ubuhinzi ku bayahudi nk'abantu bari bagiye gutura ku butaka bwa Palestine. Bashakaga ko abayahudi batangira ibikorwa byo kwigira no kwimakaza umuco wabo binyuze mu bugeni bwerekanaga n'umuco wabo. Ingingo ya kabiri ngo yari ugutangira gushyiraho gahunda ngenderwaho y'abayahudi bose, bagatangira kwitoza kugendera ku mahame n'amategeko rusange agomba kuzabaranga nk'abaturage bafite igihugu cyabo, nubwo ntacyo bari bakabonye. Bari basobanukiwe ko igihugu kidafite gahunda ishingiye ku mabwiriza n'amategeko yaba y'imbere muri cyo ndetse n'amategeko mpuzamahanga ntacyo cyageraho. Ingingo ya gatatu ngo yari ukureba ukuntu haboneka uburyo bwa ngombwa bwatuma guverinoma z'ibihugu bikomeye zishyigikira ukubaho kwa guverinoma y'abayahudi ishingiye ku mahame y'abasioniste. Nubwo batashakaga guhita babigaragaza, nyamara umuryango w'abasioniste wari umaze kuvuka mu Burayi wari ufite inzozi zo gushinga igihugu cyihariye cy'abayahudi, ariko icyo gihugu ntikibe ahariho hose. Bashakaga kuzasubira ku butaka bw'abasokuruza babo. Kuvuka k'uyu muryango kwatewe ingabo mu bitugu n'abayahudi bari batsimbaraye ku myemerere ya kiyahudi yari ikomeye mu burasirazuba bw'Uburayi. Mu muryango w'ibihugu by'amahanga byishyize hamwe byitwaga Société Internationale, nicyo twagereranya nk'umuryango w'abibumbye utari wakabayeho icyo gihe. Hagiye haba inama nyinshi ziswe Congrès International Sioniste, zabaga zigamije kwiga ku kibazo cy'abayahudi b'impunzi batezaga ibibazo bya politiki mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu Burayi. Muri izi nama ya karindwi yabaye mu mwaka w'1905 niyo yemejwemo ko abayahudi bagomba kuzahabwa ubutaka mu gice kimwe cyahoze ari icya Palestine, maze nabo bakahagira igihugu cyabo cyihariye aho gukomeza kuba impunzi mu mahanga atandukanye. Hari nyuma yaho bimwe mu bihugu byavugaga ko abayahudi bahabwa igice kimwe cy'Ubugande, ibindi bihugu by'Uburayi bikavuga ko byaba byiza ubwoko bwitwa ubw'Imana bugiye gutuzwa muri Afurika y'Epfo, naho Hitler we agasanga ngo ubu bwoko bwajya no gutura ku kirwa cya Madagascar, akavuga ko ngo naho hasa n'ubutaka basezeranyijwe n'Imana. Nyamara abayahudi aho hose barahanze, bavuga ko nta handi batura hatari ku butaka bw'isezerano bwanatuweho n'abasokuruza babo muri Palestine.
uyu muryango watangiye ugirana ubwumvikane n'abongereza bakolonizaga agace ka Palestine bakajya bagurisha aba bayahudi ubutaka kuva mu mwaka w'1917 kugeza ubwo intambara y'isi ya kabiri yatangiraga. Abayahudi benshi bari bamaze kugura ubutaka bufatika muri Palestine no kuhubaka imidugudu ikomeye n'ibisa n'imijyi. Umwe mu mijyi ikomeye muri Israel kuri ubu, Tel Aviv, nawo wavutse utyo mu mwaka w'1909. Mwaka w'1917 nibwo Arthur Balfour wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubwami bw'abongereza bari banafite manda yo gukoloniza Palestine yatangaje ko ubwami bw'ubwongereza nabwo bushigikiye yuko abayahudi bahabwa ubutaka muri Palestine. Ni mu cyiswe Declaration Balfour yateje impagarara. Nyuma y'iyi Declaration Balfour abayahudi batangiye kubaka imidugudu bafatanyije ndetse banatangira gushaka uburyo bakura amazi mu ruzi rwa Yorodaniya ndetse no mu nyanja Mediterane bakayayobora mu mirima bari bagiye gutangira guhinga. Bidatinze abayahudi bakoze ubuhinzi bufite gahunda ndetse batangira no gushinga inganda zitunganya umusaruro wabo, kuko nubwo hari mu butayu bari batangiye kuhasarura ingano nini y'ibihingwa. Ibi nabyo biri mu byababazaga Abarabu bo muri Palestine kubona abayahudi bavuye hirya no hino batangiye kuzamura ubukungu bwabo kubarusha. Abongereza batangaga impushya zo kubaka batangiye kuzigabanya ku bantu bashakaga kubaka inzu nshya, ariko amategeko y'Abanyaturukiya bari barakolonije aka gace kuva kera yavugaga ko inzu yose igeze mu gitondo yageze ku gisenge idashobora kongera gusenywa. Byatumye abayahudi bubaka amanywa n'ijoro, ari nako abandi bayahudi bagenda baza baturuka hirya no hino ku isi. Ibi Lord Balfour yatangaje byabaye nko gukoza agati mu ntozi, kuko ibihugu byose by'Abarabu byahise byamagana aya mahitamo, bivuga ko abayahudi bagomba gushaka ahandi ku isi bajya gutura hatari muri Palestine ku butaka bw'Abarabu. Abayahudi batitaye ku mwuka mubi wari watangiye gututumba mu Barabu bose ahagana mu myaka za 30 bakomeje kugenda bahungukira cyane muri Palestine. Ibi byanajyanaga no kuvuka kwa Association y'Abayahudi yari ishinzwe kongera ibikorwa byo guhunguka yitwaga Agence Juive pour l'immigration en Palestine. Iki gihe ni nabwo Eliezer Ben Yehuda, umwe mu bafatwaga nk'inkingi za mwamba mu Bayahudi, yafashije mu guhuza ururimi rw'Igiheburayi rwavugwaga kera n'urundi rwavugwaga mu buryo buvuguruye, kubera ukuntu Abayahudi bari baranyanyagiye mu burasirazuba abandi bakajya mu burengerazuba, bityo hakabamo n'abatari bazi ururimi rw'abasokuruza babo. Leta ya Isirayeli yagombaga guha ururimi rwabo agaciro gakomeye, kuko ari kimwe mu byagombaga kugaragaza Abayahudi nk'igihugu koko gifite imizi n'amateka yacyo. Iki gihe Abayahudi bari bamaze kugera muri Palestine batangiye kwisuganya, banatangira kurema imitwe yo kwirwanirira. Imwe muri iyo harimo uwitwa Hagana, Stan ndetse n'uwitwa Irgun. Iyi niyo yavuyemo igisirikare cya Isirayeli gikomeye mu myaka yakurikiyeho. Ukuvuka kw'iyi mitwe ahanini kwanatewe n'uburyo hari hamaze kwaduka uduco tw'amabandi y'Abarabu bateraga nijoro inyubako zari zarubatswe n'Abayahudi bakazisenya cyangwa se bakazitwika, ari nako basahura ibyo Abayahudi babaga bamaze kugeraho. Ibi rero Abayahudi basanze batakomeza kubyihanganira, biga kwirwanaho. Iki gihe Abongereza bari bafite manda yo kugenzura Palestine, bari baratangiye guha Abayahudi imyitozo mu bya gisirikare kugira ngo bazabifashishe mu ntambara Abongereza n'Abafaransa bari bahanganyemo n'Ubudage bw'Abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Bamwe muri aba basirikari ba mbere b'Abayahudi koko bafashije Abongereza guhangana na Hitler wari waranigize ruharwa mu kwanga Abayahudi. Ahagana mu mwaka w'1933 mu Budage nibwo hadutse ishyaka rya gisosiyaliste, Parti National Socialiste, ifite impine y'amagambo y'Ikidage Nazi. Iri shyaka ry'Abanazi ryatangiye kwimakaza urwango n'ihohoterwa rikorerwa abanyamahanga, aribyo bita xenophobie. Kuri bo ngo mu Budage habaga ubwoko bukuru n'ubwoko bw'abantu batagize icyo bavuze, kandi muri abo batagize icyo bavuze ngo benshi bakaba bari bateje ikibazo cy'uko bagirira nabi igihugu, ari nayo mpamvu bagaragazaga ko igihugu kigomba kubikiza vuba vuba. Byatangiye Hitler yasohora amabwiriza yiswe Protocole des Sages de Sion, cyangwa se amabwiriza y'abanyabwenge b'i Siyoni, yakurikiwe no kubuza Abayahudi bo mu Budage kongera gukora imwe n'imwe mu mirimo bari basanzwe bakora mu gihugu. Ibi byabaye nk'intangiriro y'ihohoterwa ryeruye bari batangiye gukorerwa. Adolf Hitler yavugaga yuko Abayahudi bateje ikibazo kubera ubwinshi bwabo n'uburyo bari banyanyagiye hirya no hino ku isi. Der Völkerstreit oder Hass untereinander. Ikibazo kiri mu baturage n'urwango rwabo bigenda biterwa n'inyungu za bamwe. Ni ikibazo mpuzamahanga ariko kitagira imizi. Abantu babiriho guteranya abandi batifuriza abandi amahoro. N'ubwoko butagira iwabo ariko bukaba hose icyarimwe. Abantu
abantu batagira ahantu bakuriye babiberire ejo bakabiburusere ejo bundi bakabipari iviyene cyangwa irondere cyangwa ariho hose bita iwabo. Nibo bonyine bashobora kwitwa abaturage mpuzamahanga kuko bakorera bizinesi zabo aho bishoboka hose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda intambara yabaye ku buryo bweruye kugira ngo hashyirwe mu bikorwa gahunda yo gutsemba burundu ubwoko bw'abayahudi babaga mu Budage binyuze mu kubabumbira mu nkambi imwe kugira ngo byorohe kubatsemba. Amagambo Holocaust cyangwa se Showa mu gihe Burayi bivuga gahomamunwa yamamaye mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo ine na kabiri aho abayobozi bakuru bari bashatse uburyo bukabije bwo kwikiza abayahudi yaba kubicisha inzara cyangwa se kubamishaho ibyuka bihumanya. Iri shyaka ry'abanazi ryahitanye abirabura, abaryamana bahuje ibitsina ndetse n'abantu bafite ubumuga runaka, bose rivuga ko ntacyo bamariye igihugu cy'Ubudage. Gusa abayahudi nibo bapfuye ari benshi muri ubu bwicanyi bw'indengakamere, aho bagera kuri miliyoni 6 bose bapfuye mu Budage gusa. Uracyumva ikiganiro Umurage n'Amateka, Jedi Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo ine na gatanu ubwo intambara y'isi yarangiraga, isi yose irebaga ahumamurwa kari kabereye mu Budage, maze bamagana cyane icyitwa Showa, niko gutangira gushaka uburyo abayahudi mbarwa bari barokotse mu nkambi za Songamane cyangwa se camp de concentration bashakirwa ubuhungiro bakazanzamuka. Iki gihe abasioniste bari bariho. Ubu bwicanyi bwatumye abasioniste batakamba bumvikana ku isi yose, yabonaga ko koko ubwoko bw'abayahudi bukwiye kwitabwaho. Abayahudi barokotse Holocaust n'abandi bo mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi bagerageje guhunga rwihishwa ngo bajye muri Palestine kwiyunga kuri bene wabo bari baratangiye kubaka ihanga rya Kiyahudi. Abagera ku 300 bafashe ubwato ariko bakagenda bihishe batinya ko indege z'umutekano z'Abongereza zabafata, kuko icyo gihe bitari byakemewe ku mugaragaro ko abayahudi bagomba kujya muri Palestine. Bagendaga basenga batakambira Imana y'abakurambere babo Isaac na Yakobo ngo ibakize igisa n'ubucakara nk'uko yabigize ubwo yakizaga abakurambere babo ikabakura mu Misiri. Aba bataragera ku cyambu kibajyana muri Palestine, indege z'Abongereza zarabafashe zibafungira ku cyambu, nyuma zibajyana kubafungira ku kirwa cyo muri Chypre. Ibi byafashwe nk'irindi hohoterwa ryakorewe abaturage bari bamaze kurokoka jenoside y'indengakamere, maze bituma umuryango w'abibumbye ufata icyemezo kuri iki kibazo cy'abayahudi nka kimwe mu bibazo byari bimaze igihe ari ingutu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo ine na karindwi Ubwongereza bwatangaje ko igihe cyabwo cyo gukoloniza Palestine cyendaga kurangira mu kwa gatanu k'umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo ine n'umunani nk'uko umuryango w'abibumbye wari wabibategetse. Muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo ine na karindwi mu kwa 11 umuryango w'abibumbye ONU watoreye kuba Palestine igomba kugabanwamo kabiri kugira ngo abayahudi ariho bazatuzwa. Byari ku mpamvu ikomeye y'abayahudi barenga miliyoni 6 bari bamaze kugwa mu cyitwa Holocaust. Ku ya 29 z'ukwa 11 muri 47 inama rusange y'umuryango w'abibumbye wari umaze igihe gito utangiye yafashe umwanzuro wiswe umwanzuro w'181 wavugaga ko Palestine yahoze iri mu matware y'Abongereza igomba kugabanywamo ibice bibiri, hakaba leta y'Abarabu ndetse n'igice cya leta y'Abayahudi. Yerusalemu yo ikaba igice cyagombaga kugenzurwa n'umuryango w'abibumbye, mbese nta gice na kimwe yaba Abayahudi cyangwa se Palestine yagombaga kubarizwamo. Abayahudi bari basanzwe baba ku butaka bwa Palestine bari bibumbiye mu cyo bitaga Yishuv, ndetse n'abayahudi babaga mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi bari bagize muvoma bitaga abasioniste. Bose bishimiye uwo mwanzuro wo mu nama y'umuryango w'abibumbye. Iki gihe umubare w'abayahudi wari umaze kuva ku bihumbi 80 byari biri muri Palestine mu 1920 bagera ku bihumbi 400 mu gihe abanyepalestine bo bari miliyoni 1,300,000 muri mwaka w'1947. Nyamara ibi Abarabu bo muri Palestine ndetse n'ibihugu byose by'Abarabu byashakaga ko Palestine yose ikomeza kuba iy'Abarabu gusa, bose ntibishimiye uyu mwanzuro. 181 abandi bamwe mu mpuguke za politike bavugaga uburyo byari bimeze. Batekerezaga ku Bugande, Afurika y'Epfo, Ubwongereza bwatanze amahitamo menshi y'ahantu haba igihugu cy'Abayahudi. Hitler yanasabye ko babaha Madagascar nk'igihugu basezeranyijwe en tant que terre promise. Ibi byatumye mu gice cy'uburasirazuba bwo hagati haturutumba umwuka utari mwiza hagati y'Abayahudi bari bakinyanyagiye mu bihugu bitandukanye, ndetse n'Abarabu bumvaga ko kubaka ku butaka bwabo muri Palestine bisa n'agasuzuguro.
ku ya 30 Ugushyingo mwaka 1947 intambara ntibyatinze irarota hagati y'abayahudi n'abarabu. Muri Mutarama umwaka wakurikiyeho abarabu bo mu bihugu bitandukanye bashakaga kurwanira icyubahiro cyabo baje ari benshi muri Palestine kugira ngo bashyigikire abarabu bo muri Palestine. Mu kwa kane k'uwo mwaka abayahudi nabo bariyegeranyije bahangana n'abarwanyi b'abarabu muri Palestine maze barabatsinda. Palestine ikwira imishwaro ku ya 14 Gicurasi mwaka 1948 nibwo abongereza barekeye aho ku mugaragaro gukoroniza Palestine, ndetse iyi tariki ya 14 Gicurasi abari nayo abayahudi bahaweho ku mugaragaro igihugu cyitwaga Israeli, ariko ntawe uzi imipaka yacyo. ubu noneho nabasomera inyandiko y'ibanze y'igihugu cya Israeli nk'uko byemejwe n'inama rusange y'abaturage. Ubutaka bwa Israeli nibwo butaka bw'amavuko bw'abayahudi. Aha niho roho, imyemerere ndetse n'imiyoborere yabo ikomoka. Niho baboneye ubusugire, agaciro kabo mu gihugu no mu mahanga n'aha biva. Nibo inkuru ivugwa mu gitabo kiruta ibindi Bibiliya yanditsweho. Nyuma yo kujyanwa mu uyu ni David Ben Gurion, wabaye umuyobozi wa mbere wa Israeli, minisitiri w'intebe wa mbere. Niwe watangaje ubwigenge bwa Israeli kuri iyi tariki y'amavuko y'ihanga kuri ubu rikomeye nyamara ritaramara imyaka igera ku 100. Ku ikubitiro ubwigenge n'ivuka rya Israeli byemejwe ku mugaragaro n'ibihugu by'ibihangage birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya bwari bukiri mu bumwe bw'Abasoviyete. Nkuko impinja zose zisesekara ku isi zihita ziboroga, ni nako iki gihugu cyari kivukiye mu menyo ya rubamba cyahise gitangira imiborogo kubera intambara z'urudaca cyahise gitangira kujyamo, kugeza n'ubu mbabwira ibi amakimbirane yatewe no kuvuka kw'iki gihugu cy'ubwoko bw'Imana akaba atararangira. Ku itariki ya 15 Gicurasi muri uwo mwaka, nyuma y'umunsi umwe gusa Israeli ibaye igihugu cyigenga, ibihugu byose by'abarabu bitakozwaga ibyo kugabanya Palestine mo kabiri byose byarahagurutse maze byambarira kurwanya Israeli itari yanakabayeho neza. Misiri, Libani, Transjordani, Iraq na Syria ni bimwe mu bihugu by'abarabu byafashe ya mbere. Ibi bihugu bitandukanye byirukanye kurwanya Israeli, gusa ariko kubera kudahuza neza umugambi no kutitondera umwanzi bari bagiye kurwanya, ngo barwanye ku buryo burimo akavuyo kenshi, bituma abanya-Israeli batari banafite imbaraga nyinshi cyane bashobora kubatsinda bose hamwe. Israeli itari yakisuganyije, nta gifaru na kimwe cy'intambara igira, nta ndege n'imwe, ndetse ngo n'ibikoresho byose abongereza bari bafite bari bavuye muri aka gace basiga babitwitse. Nyamara ntibyabujije abayisirayeli kwihagararaho. Abayisirayeli bageraga ku 15,000 byonyine, nta ntwaro benshi muri bo bari bafite, ngo bahanganye n'ibihugu byose byari bifite ibifaru n'ibibunda biremereye kandi byanatereye ku mpande zose byazengurutse Israeli. Intambara ikomeye cyane yabereye i Yerusalemu mu murwa mukuru wa Palestine. Ingabo z'abayahudi zashoboye kwigarurira igice kinini cya Yerusalemu, maze igice gishaje cya Yerusalemu bakirekera Palestine. No biyurebye umurwa mukuru wa Palestine usanga hi Yerusalemu, kandi n'umurwa mukuru wa Israel ukaba hanga hi Yerusalemu. Ibintu biteye urujijo. Nyamara umuryango w'abibumbye na n'ubu nturemera ko umurwa mukuru wa Israeli uri Yerusalemu, bo bavuga ko uri Tel Aviv. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gutangaza ko zizakura ambasade yazo muri Tel Aviv zikayijyana i Yerusalemu, ahagaragara ibiro bikuru by'igihugu cya Israeli. Mbere umuryango w'abibumbye wari wategetse yuko Yerusalemu igomba kuguma mu matware y'umuryango w'abibumbye. Nyamara muri iyi ntambara Israeli yigaruriye igice kinini cya Yerusalemu, ihita inahashinga ibirindiro nk'umurwa mukuru wayo. Ku ya 7 Mutarama mwaka 1949 Abongereza n'Abanyamerika bategetse ko imirwano hagati y'Abarabu n'Abayahudi ihagarara. Iyi tariki ya 7 Mutarama niyo yari ntarengwa yo guhagarika imirwano, ndetse kuri iyo tariki imirwano yarahosheje. Abayahudi barangije intambara batakaje abantu benshi, kuko 6,000 by'abasirikari babo n'abasivile bahise bava mu buzima, ariko ntibyababuza kurangiza ari bo batsinze. Ubwinshi bw'abayahudi bapfaga ntibyabacaga intege, kuko bari bazi ko gahunda yari imwe, kurwanira ubwigenge no kubona igihugu cyabo, cyangwa se bakazapfa ari impunzi ubuziraherezo. Ibintu bumvaga ko batakwihanganira. Gutsinda ibihugu birenga 5 by'Abarabu bifite ibikoresho n'ubunararibonye mu by'intambara byari ibintu abayahudi bavugaga ko byabaye nk'ibitangaza byo kurokorwa, ariko byanatumye ibihugu bikomeye byinshi nabyo byemera iki gihugu gishya nk'igihugu gifite ubwigenge n'ubusugire, nubwo cyari kirambitse neza mu butaka bw'ikindi gihugu. Muri mwaka wa 1949 ku ya 11 Gicurasi ni nabwo umuryango w'abibumbye wakiriye iki gihugu gishya
mu bihugu biwugize nyuma y'amatora y'ibihugu byari biwugize. ibisabwa kuri aya masezerano biruzuye ku kigero cya 2/3 by'ubwiganze. nkaba nemeje ku mugaragaro ko Israel ibaye umunyamuryango w'umuryango w'abibumbye. Iyi ntambara yabaye intangiriro ikomeye cyane y'itahuka ry'abayahudi bavaga mu Burayi no mu bindi bihugu by'Abarabu, ndetse abasirikari ba Israel banatangira gutegura udutero shuma twabaga tugamije kubohoza abayahudi bo mu bihugu bitandukanye bitahise bibaha uburenganzira bwo kwigira mu gihugu cyabo gishya. Aha twavuga nka operasiyo yiswe Tapis Volant, yari iyo kubohoza no gucyura abayahudi babaga mu gihugu cy'Abarabu cya Yemen. Operasiyo Ezra Nehemi yo gukura abayahudi muri Iraq aho banagirirwaga nabi cyane, ndetse na operasiyo Moyize Salomo yo kubohora abayahudi babaga muri Ethiopia. Nyuma y'intambara ya mbere yashamiranyaga Israel n'ibihugu bitandukanye by'Abarabu, abayahudi bongeye kwisuganya basana amazu yari yasenyutse, ibikorwa remezo birongera birasanwa. Abayahudi bari bafite intego yo kubaho nk'ikintu bahisemo, kandi ko nta muntu wakongera gutuma babaho nk'abavandimwe babo bapfuye urubozo mu Burayi. Niyo mpamvu ngo batacikaga intege na gato, bagahora bashaka ko igihugu cyabo gikomeza gukura vuba. Ubutunzi bukomeye kuri bo bwari ubwigenge. Bari basobanukiwe agaciro gakomeye ko kubaho ku butaka bwitwa ubwabo cyangwa se igihugu bitaga mu rugo. Ibi babyishyuye igiciro cy'ubuzima bw'abayahudi bitangiye iki gihugu cyabo. Mu myaka yakurikiye ubwigenge bwa Israel nibwo urugamba rwari rugiye gukomera. Ibitero bya hato na hato byatumaga abanya-Israel bahora bakajije amarondo, ndetse no mu ijoro yaba abagabo, abagore n'abana babaga bafatanyije mu gutegura uburyo bwo guhangana n'ibitero by'abanyamisiri n'abandi Barabu babaga barekereje ngo baze gusenya iki gihugu kitari cyagakomeye. Ku manywa abayahudi babaga bashishikajwe no gukwiragiza impombo nini zifasha mu kuhira ubutaka bwumagaye bwo muri aka gace k'ubutayu, binatuma kuri ubu Israel ari kimwe mu bihugu bya mbere biteye imbere mu buhinzi kandi biri mu butayu. Igisirikare cyabo cyarushijeho kugenda cyiyubaka kubera intambara za hato na hato. Kuri ubu bafite ubwoko bw'ibisasu biremereye ndetse n'indege z'intambara ziteye imbere zo mu bwoko bwa Mystère Ardelta zikorerwa mu Bufaransa, ari nazo bakoresheje barasaha izitwa MiG z'abanyamisiri bari babateye mu mwaka w'1956 no mu ntambara yiswe Guerre de 6 jours cyangwa se intambara y'iminsi 6. Muri iki gihe bapfaga icyambu cya Suez abanyamisiri batemeraga ko abayahudi bakoresha. Israel yahuye n'intambara zitandukanye zirimo iya Syria, Libani ndetse na Misiri. Nyamara iri hanga ryashoboye kwigobotora abo banzi baryo bose. Umubare munini w'abayahudi bavuye mu bice bitandukanye by'isi wateje ikibazo ku bandi baturage bari basanzwe muri Palestine. Mbere umuryango w'abibumbye wavugaga ko kugabanya Palestine mu bice bibiri byagombaga kujyana no kwimura abanya-Palestine mu bice bigenewe Israel bagahabwa ubundi butaka mu gice cya Palestine. Nyamara ibi ngo ntibyubahirijwe, binatuma kuri ubu hari abanya-Palestine bakuwe ku butaka bwabo basaga 8 miliyoni, bakaba bagisaba ubutaka bwahoze ari ubwabo. Abanya-Palestine kugeza ubu ntibarumva iby'umuryango w'abibumbye wabakoreye ubatangira igihugu bavuga ko cyahoze gituwe n'abasokuruza babo kuva mu myaka 2000 ishize. Ibyabaye ku bayahudi mu myaka 2000 ishize nibyo biri no kuba ku banya-Palestine ubu. Ubu abenshi muri bo nta butaka bagira kuva abanya-Israel babaturira mu butaka. Ibi byababaje benshi mu Barabu bo muri Palestine, ndetse bamwe banavuga ko batazakomeza kubyihanganira. Yasser Arafat ni umwe muri aba. Yashinze ishyaka riharanira kwibohora kwa Palestine ryitwa Organisation pour la Libération du Palestine. Yasser Arafat yamaze igihe kinini yafatwa n'amahanga nk'umukuru w'imitwe y'iterabwoba, nyamara nyuma yaje guhabwa igihembo cyitiriwe Nobel nk'umuntu waharaniye amahoro. Mu biganiro bikomeye yagiranaga na Israel asaba ko Palestine na Israel byabana mu mahoro. This is very serious and dangerous. Ibi ni ikibazo gikomeye kandi giteye ubwoba. Ni iterabwoba ritareba gusa Israel, birareba abanya-Palestina na Israel n'urugendo rw'amahoro turimo. I condemn strongly. Niyama bikomeye abakorera iterabwoba, kandi turaza gufata ibyemezo bikomeye. Turaza kumenya ababiri inyuma bose. Steps. We will follow up who are behind it. Ibibazo birasa n'ibitazarangira vuba kuko kugeza ubu
Israel ishinjwa gukomeza politike yayo yo kugura ubutaka muri Palestine bakubakaho imidugudu y'abayahudi gusa, ku buryo nyuma y'igihe runaka ushobora kuzasanga Palestine yose ituwe n'abayahudi. Uretse ibyo kandi, tumwe mu duce turacyateza imirwano hagati ya Israel na Palestine, intara ya Gaza ndetse n'agace kitwa Cisjordani. Buri gice kiracyavuga ko ari utwacyo. Muri iki gihugu cya Israel byabayeyo ngo byabigejeje neza uburyo bwiza bwo kubona amahoro, ku buryo bwiza bwo kubona amahoro ari uguhora wambariye intambara. Ibi binashimangirwa na Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu kuri ubu, Benjamin Netanyahu, uvuga yuko nubwo hari ibihugu byinshi bikigera amajanja, nta na kimwe gifite ubushobozi bwo kongera gusenya Israel. Aha yatungaga agatoki Iran. Hope charts the future. Icyizere gica inzira mu hazaza, Vigilance protects it. kw'amaso bikarinda. Today, our hope Uyu for the munsi future, icyizere cyacu cy'ahazaza kibangamiwe cyane na Iran Iran, idukangisha ibitwaro bya that seeks kirimbuzi. our destruction. Irashaka kuturimbura ariko irabizi ko ibyo bitakunda. That wasn't always the case. Mu gihugu imbere nubwo hari imyemerere n'imico inyuranye ngo ntibibe impamvu yo kutumvikana, abayahudi bafite imyemerere y'idini ya kiyahudi baracyasenga batera imitwe ku rukuta rw'amaganya. Uru rukuta nicyo gice cyonyine cyasigaye kitasenyutse mu bice byari bigize ingoro y'Imana. Abakirisitu bavuga ko Yerusalemu ariho Yesu bizera yiciwe ndetse akanazukira. Bamenyereye kumva izogera zibahamagara mu masengesho na za misa. Yembwe n'abayisilamu bafite imisigiti basengeramo. Mbese buri muturage asenga uko abyumva. Iterambere ry'iki gihugu cyamenetsemo amaraso y'abayahudi kuva kera, barihuza n'ubuhanuzi bwa Ezekiel muri Bibiliya buvuga ko ubwoko bw'Imana uzasubira ku butaka bw'abasekuruza babwo kugira ngo bongere bahashinge ihanga rikomeye. Ni nasoreje ikiganiro muragera amateka cy'uyu munsi. Nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Wakoze kugikurikira. Red Blue JD.